Mwaramutse bavandimwe muri Kristo Yesu. Tubanje gushima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kugera kandi kuri uyu munsi kugira ngo tubashe gutambutsa ijambo ry'Imana twateguye uno munsi. Reka tubanze dusenge. Imana ikomeye, Imana igira neza, byiringiro byacu, mahoro yacu, turagushima kandi turaguhimbaza. Tugushimiye kuko watugiriye neza, ukaba watwirijeho amahoro, ukaba watugiriye neza, ukabasha kuduheza uno mwanya mwiza kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe, kugira ngo tubashe gutambutsa ubutumwa bwiza, kuko nico wadusigiye kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Rero turakweretse haba twebwe tugiye kurivuga, ubashe kudushoboza, ubashe kutwambika imbaraga, ubashe kutugirira neza, kandi Mwami ubashe kuduha imbaraga kugira ngo tubashe gukora imirimo yawe mu gihe cyacu, kandi tuyikore neza kugira ngo uzabashe kuduhemba igihe cyacu kirangiye, ndetse n'ubutumwa bwiza aho tubukwiza hirya no hino, ubashe gufasha buri muntu wese kugira ngo Mwami abashe kumva ijambo ryawe, ribashe kugira umusaruro muri we, abashe kugira imbaraga mu gihe nk'iki kigoye, igihe nk'iki cya nyuma, igihe nk'iki cy'imperuka kirimo umwijima mwinshi. Mwami turagusaba kugira ngo utange ububyutse kugira ngo abantu bagaruke bagukorere, abantu bongere Mwami babane nawe, abantu bongere bagendane nawe. Rero turagushimiye kuko wumva gusenga kwacu kandi uri kumwe natwe ibihe byacu byose, uzakomeza kudukoresha nk'uko ushaka. Icyubahiro kizahora kikugarukira mu izina rya Yesu, amena. Turabiyegereje abantu bose bazadukurikira, turabakunda kandi dushimira Imana kuko turiho. Hariho benshi bapfuye ariko twe turahari. Kuba duhari ni ubundi buzima bwiza tuba duhawe bwo kugira ngo tubashe kugira icyo dukora mu gihe nk'iki. Amazina nyitwa Pasiteri Yarine, nkorera mu itorero rya Harmony Sheko. Yego niyo nkorera, nkaba ntuye Kasarani Maji Mazuri, Nairobi. Rero uyu munsi nifujije kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo, Matayo 5 gutangira kuri 3. Ni ijambo ry'Imana rivuga ku mahirwe, ku bantu bahiriwe aba ari bo. Ubushize twavuze kubwo kugira intego mu buzima. Uyu munsi nifuje ko tuza gusangira ijambo ryo Yesu yavuze hano muri Matayo y'abantu bafite amahirwe. Nibwo tugiye kuvuga iri jambo, tugenda turisobanura. Ni ijambo abantu bamenyereye cyane, ariko mu by'ukuri bujya kumenyera siko gushira mu bikorwa. Iyo umuntu yumvishije ijambo akabasha gushira mu bikorwa, niho bibasha kugenda neza, akabasha kugigeraho, akagipimaho, byarangizaho byamutsinze akabasha kugaruka. Uko turi abantu, turi mu isi irimo idukurura muri byinshi, ariko iyo tugenda twigera ku ijambo rigenda ridufasha, tugenda twireba aho twananiriwe, tugenda tushima Imana aho twumvishije Imana yadushoboje, kandi tukagenda duca bugufi, kuko ijambo ry'Imana rituma umuntu aca bugufi. Reka dusome umutwe w'ijambo. Uravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Matayo 5 murongo gutangira kuri 3 haravuga ngo hahirwa abakene mu mutima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Cyo ni igice cya 3. Aha Yesu niwe wari uhawe wivugira aya magambo, aha ababwira abantu bafite amahirwe. Ubundi hano mu isi ibyo twita amahirwe ntabwo ari byo Yesu yise amahirwe, kuko nabyo biradufasha gushima Imana,
biradufasha muri ino si kugira ngo tuyibeho tunezerewe, ariko mu buzima Yesu yaturemeye ayo yise amahirwe atandukanye n'amahirwe tuvuga. Ubundi hano muri ino si umuntu iyo yabyaye bamwita ko ari umunyamahirwe, umuntu iyo yatunze bamwita ko ari umunyamahirwe, umuntu iyo yagiriwe neza bamwita ko agira amahirwe. Ariko ayo siyo Yesu yavuze. Yesu yavuze abanyamahirwe aba ari bo. Pawulo aza kubivuga yaravuze ngo ibyo byose ngo iwe bigereranya nk'amase, ariko ahandi naho akavuga ngo ikintu cya mbere ni ukugira agakiza. Iyo uri muri Kristo Yesu, ibindi byose ufite ubwami bw'Imana, ibindi byose biza bigukurikiye. Hano haravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umukirisitu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nta kindi kintu agomba gushira imbere ukuye kubana n'Imana, agatunga ubwami bw'Imana, akagendana n'Imana, akubaha ibintu byose Imana yifuza. Abakene yavuze ntabwo ari abakene bo kubura ifaranga, abakene yavuze si abakene bo kubura abana, abakene yavuze ntabwo ari abakene bo muri ino si, ni abakene bakeneye ijambo ry'Imana. Isi ya none ikeneye ijambo ry'Imana. Abantu bubu bafite inyota y'ibindi, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abakene mu mitima yabo nibo bazabona ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru buraharanirwa. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, abutanga nta kiguzi dutanga, ariko natwe tugomba guhitamo, tugahitamo ubwami bwo mu ijuru, tugahitamo kubukorera, kuko ubwami burakorerwa. Ubwami n'ubwami bw'isi burakorerwa, noneho ubwami bw'ijuru bwo ni ukubwemera ukabugenderamo, ukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo yavuze umuntu ukeneye, ufite ubukene bw'ijambo ry'Imana, cyangwa ufite ubukene bwo gusengera abandi, cyangwa ufite ubukene bwo kugira imitwaro y'abandi, ufite ubukene bwo kwifuriza abandi neza, uwo ni uhiriwe, kuko arifuza gukora neza, arifuza kugendana n'Imana. Abafite inyota, inzara n'inyota yo gukiranuka, abafite yifuza cyane gukorera Imana. Ubu nibwo bukene hano Yesu yavuga. Kandi muri iki gihe abantu bafite ubukene butandukanye, abantu bafite inyota zitandukanye, ariko abafite ubukene bw'ijambo ry'Imana ni bake. Ariko mu gihe nk'iki tugomba kugira inzara n'inyota yo gukiranuka, inzara n'inyota, tukagira ubukene bwo gukenera ijambo ry'Imana. Hepfo akavuga ngo hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Abantu bashavura, abantu bashavuzwa n'ibibazo biba muri ino si, abantu bashavuzwa n'abanyabyaha baha bagenda baba benshi, abantu bashavuzwa n'intambara zitera ibihugu, abantu bafite ishavu ry'ibintu bitubaha Imana, ishavu ry'abantu basubira inyuma, ishavu ryo gusengera itorero, ishavu ryo gusengera abakene, ishavu ryo gusengera abarwayi. Abo bashavuzwe n'ibyo ngo abo barahiriwe. Ubwo ijambo ry'Imana iyo rivugwa tugomba kuryigeraho, ugomba kureba ko icyo kintu ukigira, wasanga ugifite ukamenya ko uri uwo Imana yise umunyamahirwe, ariko wasanga utagifite ukamenya ko ubwami bw'ijuru buri kure nawe. Hari abantu benshi batareba ko abandi bafite ibibazo ngo babasengere, babafashe, babagire inama, bagerageza kubakura mu bibazo. Abo ntabwo ari abanyamahirwe. Abanyamahirwe ni abafite
gusengera abandi bashavujwe n'ibintu biba bigenda biba mu isi, kundi isi igenda yinjira mu mwijima, kundi isi igenda abantu bivanga. Abo bafite ubwo bukene ni abanyamahirwe. Uyu munsi, ijambo ry'uyu munsi, naje gusoma ijambo ry'abantu bafite amahirwe, abo Yesu yise abanyamahirwe. Hepfo hakavuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Abafite inzara n'inyota yo gukiranuka. Muri iki gihe abantu benshi ntibakiranutse. Muri iki gihe abantu benshi bariyandavuje. Muri iki gihe abantu benshi ntabwo ari abizerwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu ngo hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazabona Imana. Kuri 4 haravuga ngo hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Twabivuze ko abashavura bazahozwa, kuko bashavuzwa n'ibyo isi igenda yangirika, abantu bagenda bangirika, abantu bagenda basubira inyuma, abantu batazi Imana. Hepfo kuri 5 hakavuga ngo hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Iri jambo ry'abagwaneza nararitekereje, numva ari ijambo ryoroshe, ariko ngonje kurireba, isi ya none ntigikunda abagwaneza, kandi aribo bafite umumaro muri ino si ya none. Abagwaneza ni ikintu cyoroheje, ni ikintu kitadusaba amafaranga, ni ikintu kitadusaba gukoresha imbaraga, ni ikintu cyoroshe mu yandi magambo, kandi kinakomeye. Kugwa neza ni umuntu uyu umusanze icyo umusaba arakiguha, icyo ashoboye arakigukorera, inama umusaba arayiguha, ntabwo yanduranya, ntabwo yimana. Aha haravuga ngo nibo bazahabwa isi. Ni ukuvuga ngo n'ino si izihabwa abagwaneza, kandi iyo wahawe isi uba uhawe umugisha ukomeye. Urahinga ukeza, uranatunga ugatunganirwa, kuko ino si tuyirimo ariho dukorera imirimo y'Imana, ariho dutegerereje kugaruka kwa Yesu. Haradusaba kugwa neza, kubana n'abantu. Abantu b'iki gihe ntibagikunda kugwa neza, ugasanga abantu babaye nyamwigendaho, ugasanga abantu ibintu babigize ibyabo, kandi ibintu ni Imana izibiguha, ni umugisha Imana iba yaguhaye. Hahirwa abagwa neza, nibo bazahabwa isi. Ujya kenshi iyo utagwa neza, habe n'isi ntuyiboneramo umugisha nk'uko bikwiriye, kuko isi ikunze abagwa neza. Rero nkaba mbasaba kugwa neza. Kugwa neza ni ibintu byoroheje. Habe nawe iyo ugwa neza uba ufite umutima mwiza, nta muntu ugendana n'uwo kugirira nabi uramubabarira, uwaje akugana uramufasha, kandi gufasha bigufasha nawe kugwa neza, kumva umerewe neza, umutima wawe ukagubwa neza, kuko ufite umumaro ku bantu baba bakuganye. Hepfo kuri 6 hakavuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota zo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Abantu bafite inzara n'inyota zo gukiranuka. Muri iki gihe biragoye cyane, abantu gukiranuka biragoye, biraruhije ku bantu benshi. Ntibazi ko gukiranuka ari ikintu cy'umugisha. Turacari kuri ba bantu
Imana yavuze ko ari abanyamahirwe. Umutwe w'ijambo wa none ni amahirwe Yesu yavuze aha muri Matayo. Abagwa neza bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abo ngo bazahazwa. Nuzaza wifuza gukiranuka, gukiranuka bihera ku byo Imana yaguhaye, ukabasha kubikiranukaho, ugakiranuka no ku byo abandi uhuriye nabo, ukabasha kuba umukiranutsi, ukabasha kuba umwizerwa, ukabasha kugenda neza ku byo Imana yaguhaye, ukitwara neza. Abo ngo bazahazwa. Mu by'ukuri guhazwa, Imana nizi guheza guhazwa, nizi guheza gushira inyota y'iby'isi. Tugire irari. Abantu bagira irari ntibaba bahagijwe, ntibaba baranyuzwe. Nta muntu Imana izihaza ataranyuzwe. Kandi mu gihe nk'iki abantu kunyurwa byabaye ikibazo. Abantu Imana ibaha umugisha ntibemere ko uhagije, aho gushima Imana ahubwo bagahora basaba mu buzima bwabo, bakavuga ngo iki ngiki ntikirakorwa, ngo iki ntikirakorwa. Ariko iyo ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ibyo ubonye byose urabishimira Imana. Habe n'umwuka duhumeka ntaho tuwugura, nta naho wawubona, urawushimira Imana. Ubutunzi ufite urabushimira Imana. Ubugingo bwawe Imana yaguhaye urabushimira Imana. Abana Imana yaguhaye urabashimira Imana. Umuryango Imana yaguhaye urawushimira Imana. Abaturanyi muri kumwe urabashimira Imana. Umurimo w'Imana ukora urawushimira Imana. Kuko uko niko gukiranuka, uko niyo nzara n'inyota, niko gushimira Imana. Ubundi umukiranutse agomba kuzahora ashima, agashima kuco agezeho, yazuka agashima, yagira icyo akora agashima, akabasha gukiranuka, akabasha kwishimira Imana ku byo yamukoreye, akabasha kugira uwo mwete wo gukiranuka. Abo ngo bazahazwa. Muri ino si abantu bafite inzara y'isi, bafite inyota y'isi, ibintu bitwaye abantu, ibintu byoroheje. Umuntu ugasanga yatwawe n'irari ry'imyenda, umuntu agatwagwa n'irari rya processes, umuntu agatwagwa n'irari ry'ubutunzi, umuntu agatwagwa n'irari ry'icubahiro. Kandi ibyo nta muntu w'umukiranutsi ugomba gutwagwa n'ibyo. Yego urabushaka ubwo butunzi, urabukorera, kuko iyo ukora Imana iguha umugisha. Yaguha umugisha ukawushimira Imana kandi ukawufashamo abandi, ukamenya ko nawe nta kintu gikomeye wakoze. Abafite rero inzara n'inyota yo gukiranuka bazahazwa. Habe niyo bari muri ino si, baba bari mu bwami bw'Imana, baba bafite amahoro. Ni wa muntu uzusanga ari umunyamahoro, ni wa muntu uzusanga ari umugwaneza, ni wa muntu uzusanga urushe akabasha kugufasha. Abo bazahazwa. Ariko abantu bafite irari ry'isi ntibaza bahazwa, ntibaza banyugwa. Ico nico kibazo tugomba gusenga Imana ikaduhaza, ikabasha kuduheza kunyugwa no gushima Imana. Hepfo kuri 7 akavuga ngo hahigwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Aha ngaha harakomeye kweri. Abanyambabazi, umuntu ugira imbabazi ni umuntu ugira umutima w'imbabazi, umuntu ugira umutima wo gufasha, umuntu uzi kubabarira aba ari umunyembabazi. Kandi ntugire ngo ni ibintu byoroshe, ntabwo byoroshe pe, ntabwo byoroshe mu gihe nk'iki. Kubabarira ukagira imbabazi ni Imana iba yaraguhaye ubugingo buhoraho muri wewe. Kuko ibintu ni byinshi biba bicumuza abantu, abantu ni benshi baba bagucumuza, ibyo uhura nabyo biba bigucumuza. Isi ya none iragucumuza, umubiri ukagucumuza, abaturanyi bakagucumuza. Ariko iyo uri umunyembabazi ubu ugiriwe amahirwe, uzi uhora ubabarira, ubugingo bwawe buba bwuzuye imbabazi. Umuntu wese araza kukubonaho imbabazi.
urushe ukamuruhura uko ushoboye, urwaye ukamufasha, ushonje ukamugaburira. Wabona umuntu afite ikibazo ukacikorera ukavuga ati se nakora iki kugira ngo mufashe. Abo nibo banyembabazi, abo nibo banyembabazi. Imana idufashe tugire imbabazi, Imana idufashe tugire imbabazi, niho tuzabasha kubabarirwa. Kuko nutagira imbabazi nawe ntuzababarirwa, kuko nawe uri umuntu uzucumura. Ariko iyo uri umunyembabazi nawe usaba imbabazi, Imana ikakubabarira. Ariko iyo utazi kubabarira ni ikibazo gikomeye. Abantu b'iki gihe barabana n'abavandimwe ntibaramukanye, abantu bakabana mu itorero ntibaramukanye, abantu bakabana muri sosiyete ntibavugane. Ico ni ikibazo gikomeye. Ntabwo wowe umwana w'Imana utagira imbabazi. Imbabazi ugomba kuzambara nk'umwambaro wa buri munsi. Ikintu cyose kije kigasanga ufite imbabazi, Imana yo mu ijuru izadufashe kugira ngo tuzababarirwe, tubashe kugira imbabazi. Hano hepfo ku 8 hakavuga ngo hahigwa ab'imitima iboneye, ngo kuko ari bo bazabona Imana. Ibi bintu bigenda bisa. Ab'imitima iboneye, ntiwagira umutima uboneye utagira imbabazi, ntiwagira umutima uboneye udafite inzara n'inyota yo gukiranuka, ntiwagira umutima uboneye utazi kubana n'abantu bose amahoro. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana n'abandi bose amahoro Imana iziguha n'isi, iziguha n'ibi byose tuzatwirirwa twirukaho, izibiguha. Aha rero hakavuga ngo hahigwa abafite imitima iboneye, nibo bazabona Imana. Muri ibi byose twirirwa tuja gusenga, tukaja mwivuga butumwa nk'irindimho, tukaja gufasha abantu, tukaja gusura abantu mu bitaro, tukaja mu butayu, tugakora imirimo iyo yose, udafite umutima uboneye nta Mana uzabona. Kandi nutabona Imana uzoba wararuhiye ubusa. Muririmbyi azaririmba ngo waba wararuhiye ubusa. Ujya munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Waba waribujije ibyo wari wigeze kwibuza byinshi. Hari byinshi abantu baza bibuza kubera agakiza. Hari ibintu byinshi utobasha kugenderamo kubera agakiza, kandi wenda byoguhesha inyungu ya hano mu isi. Ukuye ko inyungu yo mu isi yo ntacyo yakumarira itaciye kuba uri umukristo. Ariko kandi tuzirinde kugira ngo tubashe kugira umutima uboneye, tugerageze kugira umutima uboneye, tusenga Imana tugira umutima uboneye kugira ngo tuzabone Imana. Tuzirinde ikintu cyose cyatuma tutabona Imana. Tuzacirinde, tuzasenga Imana, tuzace bugufi, tuzakore ibikorwa tuzi ko uriya munsi Yesu akagaruka azasanga dufite umutima uboneye. Kandi naza hari abazatungura, hari abantu bazatungurwa, ariko abakiranutsi ntibazatungurwa, kuko data ntiyoza atatumenyesheje, ntiyoza atatubwiye. Tuba twicaye tumwiteguye, tuba twicaye twiteguye ku manywa tukitegura, nijoro tukitegura. Hepfo akavuga rero haravuga ngo ku 9 ngo hahigwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Abakiranura, aho usanga abantu bari mu bibazo ukabakiranura, ugaca imanza ziza, ugaca imanza utabera, ugaca imanza utarebera kuko muvukana, ugaca imanza nko ku mutima wawe ukubwira. Abo nibo bakiranura. Bene data biradusaba gukiranura, kuja inama nziza, ukagira abantu inama. Nabyo biri mu bintu biza bifasha abantu. Iyo wahuye n'umuntu akakugira inama neza, uzusubizwa mu intege, uzufashwa.
uzusubira ukaja mu nzira. Rero tuzagire umutima wo gukiranura, aho usanga abantu bakiraniwe tubashe kubafasha. Hepfo ariho turangiriza haravuga ngo hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amena. Abantu barenganyirizwa. Aha noneho harakomeye kweri, harakomeye. Abantu barenganyirizwa gukiranuka, abantu bahohoterwa, mu yandi magambo bazira gukiranuka. Yesu naza azabahemba, kuko barenganyirijwe umurimo wayo, kuko barenganyirijwe kugira neza. Abo ni abana b'Imana, barahiriwe. Niyo wahura n'ibibazo, niyo bakunyaga ibyawe, niyo wahohoterwa, niyo wahura n'ibibazo bimeze gute, ukemera ukarengana, uzoba uri umunyamahirwe. Abakera bararenganye, abakera intumwa za Yesu zararenganye, zagiye zirengana kubera ubutumwa bwiza zivuga, zagiye zifungwa nta cyaha bakoze. Na Yesu ubwiwe yarafunzwe, na Yesu ubwiwe yarahohotewe, na Yesu ubwiwe yaratutswe, na Yesu ubwiwe yarapfuye azize ibicumuro byacu. Ntaco tuzaba twagiriwe kiruta ico Yesu yagiriwe. Ntitwanagera habe n'akantu gatoya kiwe. Ntaco tuzageraho kiruta intumwa za Yesu uko zarengana. Tuzemere turengana, ariko turenganirizwe gukiranuka. Tuzemere duhohoterwe, ariko ubugingo bwacu tuzi uko tuzira umurimo w'Imana, tuzira gukiranuka. Kuko uriya munsi Yesu naza abantu bazatangara. Ubwo azahamagara, aje guhamagara abe, bamwe bazagenda abandi ntibazabimenya. Kandi abazagenda ngo nibajya babikabyaga, hari abantu bamwe bazaba bakiranutsi, abandi bakababwira ngo namwe muzamukabya. Iby'Imana rero ntabwo wobigereranya n'ibindi. Uremera ugatukwa, uremera ukanyagwa ibyawe, uremera ugahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ubugingo bwawe ukwemeza neza kuko ari ukubera gukiranuka, ubwo uzaba uri umunyamahirwe. Bene data, ibyo mbifuriza naje nibyo nifuriza. Tugende tube abanyamahirwe, tugende twongere dukunda Imana cyane, tugende twongere twisuzume, twongere turebe ese turi abanyamahirwe. Mu by'ukuri ni ijambo ryoroheje abantu bazi bonasoma. Ugende wigere kuri kimwe n'ikindi, icyo ubona cyose utaragerageza ugerageze ugenderemo, kuko ijambo ry'Imana ni ikiyo umuntu yireba, ukareba aho bitagenda neza, ukareba aho wanduye, ukabasha kwiyeza. Amaraso ya Yesu niyo twiyeza, tukogamo, tukera. Yesu akatubonera amaraso ya Yesu, kandi iyo duciye bugufi Yesu aratubabarira inshuro nyinshi. Ikibi ni ukudaca bugufi. Na Yesaya yari umuhanuzi ukomeye, ariko ubwo yabonye umwami Imana yaravuze ngo mbonye ishano, ngo mbonye Imana ndi umunyamunwa yanduye. Arangije asaba ko imucishaho ikara ry'umuriro. Imana iramwemerera imucishaho ikara ry'umuriro. Abona arahumanutse, aravuga ngo naje ntuma. Aremera, aragenda arakora, aragenda avuga ubutumwa. Arangije aravuga ngo n'ubwoko bwacu buranduye. Bene data, dusabire n'ubwoko bwacu, dusabire ubwoko bwacu.
ubwoko bwacu twongere dusenge, twongere tugaruke, amacakubiri ashire, abantu babeho, twumvikane. Nitwumvikana tugasenga, Imana ikatwumva, n'abariya bose bazagira amahoro. Kuko iyo ufite amahoro uzuyatanga, iyo ufite umutima uboneye uzu werekana abandi. Tugende dusenga Imana, tubashe guhindura isi ya none. Isi ya none kiragenda yinjira mu mwijima, isi ya none kiragenda yiyanduza cyane. Abantu ba none basubiye inyuma. Abagihagaze bahagarare neza kugira ngo Imana izabashe kutugirira neza. Rero ndashimira Imana kubwira ijambo Imana yaduhaye. Dukomeze tuvuga ijambo ry'Imana, tuzavuga ubuhamya, yewe tuzatanga habe n'inama y'ubuzima busanzwe. Kuko na hano muri nosi naho hakeneye izindi mbaraga zo gukora, ugakora, ugahaguruka, ugakora, Imana ikaguha umugisha. Imana iziheza abantu umugisha kuko twayubashe. Mwubishije hano haravuga ngo abagwaneza bazahabwa isi. Ni ukuvuga ngo wahawe isi urayitegeka, utegeka abayirimo, urayihinga ikera, urayikoreramo ugatunga, aho werekeje hose ugahabwa umugisha. Abakozi b'Imana bahawe umugisha, natwe nitwizitwaramo neza tuzawubona. Yahaye ba sokuru Aburahamu, yahaye ba Yakobo, natwe nitwitwara neza tuzabona Imana, tuzabona ubugingo buhoraho, tuzabona n'umugisha, tuzabona abayobozi beza, tuzagira n'imiryango myiza, tuzagera no kubyiza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka rero dusenge dushima Imana kubw'ijambo ryayo, kuko ijambo ni iry'Imana, twebwe turi ibikoresho kugira ngo Imana idufashe, haba njewe waritanze, haba n'abazarikurikirana, kugira ngo Imana izabashe kudufasha. Imana ikomeye, Imana igira neza. Twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza kuri uyu munsi n'aya masaha, utugiriye neza. Uduhaye umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe, watwizeye kugira ngo uno munsi tubashe gutanga ubutumwa bwiza. Rero Mwami, aya magambo twavuze cyangwa waduhaye kuvuga ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro. Kandi Uwiteka Mana, ubashe kugarura isi ya none, ugarure abantu bawe, ugarure abari kure, ugarure ababivuyemo n'abandi bagiye kubivamo, ubashe kubagarura Mwami, kugira ngo babashe kugenda neza, bubaha Imana, ndetse n'abakuzi n'abagusobanukiwe n'abakwakiriye. Udukomeze Mwami, udukomeze, ubashe kubana natwe muri ino si ya none. Ino si ya none irimo byinshi, isi ya none irimo intambara, isi ya none irimo indwara, isi ya none irimo gufusha kwinshi. Ubashe gukomeza imitima yacu, uyikomeze kugeza umunsi uzagaruka. Uzayikomeze nka kujya wakomeje iya Yobu, nubwo yahuye n'ibibazo bikomeye, nubwo yahuye n'intambara, nubwo yahambye abana b'10, wabanye nawe umurindira ubugingo kugeza ubwo wamugaruriye ibyiwe. Mwami, turagusaba kugira ngo ubashe gukomeza ubugingo bwacu, ubashe kugarura umuco muri ino si, ubashe guheza abantu kongera gutekereza Imana, utanga ububyutse Mwami mu mahanga yose. Abakwemera ubaha umugisha Data, kandi ubaha n'imbaraga kugira ngo babashe kuvuga ubutumwa bwiza. Ikindi kandi Mwami, ubaha n'ubushobozi kugira ngo babashe kugenda hirya no hino bavuga ijambo ryawe. Turakwereka abantu batarakumenya Data, turakwereka abantu bakirindagiye, abantu bari mu mwijima, abantu bari mu icuraburindi, abantu baboshwe na Satani. Turagusaba kugira ngo babohore. Turakweretse abasore bacu, turakweretse inkumi zacu, turakweretse urubyiruko rwacu, kugira ngo Mwami utugirire neza, ubashe gufasha urubyiruko rw'iki gihe, ubashe gufasha abapapa b'iki gihe, ubashe gufasha abamama b'iki gihe, ubashe gutabara itorero ryawe Mana, itorero ryawe Data, ubashe kuritabara, kuko waravuze ngo uzaza ugishire ridafite umukanyari, ridafite n'ikizinga,
kandi iki gihe biragoye cyane, itorero ryawe riri mu bibazo bikomeye. Icyo tugusaba ni uko watabara itorero ryawe, ugatabara abakozi bawe Mana. Turakweretse abashumba, turakweretse abayoboke, turakweretse Mwami abantu bose, umurimo wawe Mwami, abo wapfiriye, abo Mwami wababarijwe, turagusaba kugira ngo Mwami wongere utanga imbaraga, utanga ubuzutse kandi ubujya wahaye intumwa zawe, abantu bongera buzura umwuka wera, abantu bongera bumva ibyo ushaka. Rero Mwami, uhereye kuri je n'abandi bose turi kumwe aha, n'abandi bose bakwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, udushoboze kandi uturinde kugeza umunsi uzagarukira kutujana. Tuzagushima kandi tuzaguhimbaza, icubahiro gikomeze kwibicaho none n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu, amen.